Oh ngo l'ambassadeur de France pris en otage à Niamey. Ah, Macaroni, Macron, Sébastien Macron aravuga ati ambasaderi w'Ubufaransa yafashwe en otage cyangwa yafashwe nk'imfungwa muri ambasade y'Abafaransa ahangaha muri Niger. Ibyo turaza kubigarukaho tubiganiraho, ariko Macron atangiye ya matekinike yabo y'Abafaransa, ya matekinike yabo kugira ngo babone ukuntu bica, babone ukuntu biba, babone ukuntu batoteza nk'ibyo babeshye Gaddafi. Murabyibuka propagande zo kwica Gaddafi ukuntu zari zimeze. So ubu ngubu Macron atangiye tekinike zo gukriminaliza aba basirikari, kubakriminaliza ngo bafashe en otage ambasaderi w'Abafaransa yasabwe gutaha bigishoboka, arabyanga. Ubu ni persona non grata. Yes, reka tubiganireho muri Waka Waka. Yes, iyi ni Waka Waka podcast rero, nizere ko aho muri mukomeje kugira ibihe byiza. Reka tuganire kuri uyu mugabo Sébastien Macron, umugabo wa Brigitte. Mbona ko Brigitte atajya mugira inama kubera ko twarabibonye ejo bundi umudiplomate w'Umufaransa wihaye gusohoka muri ambasade, ngo niba yaragiye hehe, niba yarari gupima patience y'aba basirikari ntumbaze, bahise bamukwata, baramufata, bamushyira imbere y'abaturage birukanka inyuma ye baririmba ngo voler. Isoko ryose niba mwarageze mubona aho bafata igisambo mu isoko, nibyo byabaye kuri uyu mudiplomate w'Umufaransa. So Macron Sébastien, ndumva iyi niyo sura ushakira Ubufaransa. Urashaka ko bazagenda babasohora nk'uko mwasohoye Gbagbo muri bunker? Murashaka ariko bazajya babasohora muri iyo ambasade yanyu, na ambasaderi naye bazamukurura imigozi bamwita voler ku mihanda ya Niamey. Anyway, niko ngewe mbibona, kubera ko Macron aratangaza ngo ambasaderi w'Ubufaransa yafashwe en otage ahangaha muri ambasade y'Abafaransa ahangaha i Niamey, ngo kubera ko ategetswe kurya ibiryo by'abasirikare. Macron, ibiryo by'abasirikare b'Abafaransa turabizi ni byiza, bishobora gutunga uwo mudiplomate wanyu igihe kirekire. So ibyo kuvuga ngo murasohoka mujye mu masupermarket mujye guhaha, kandi abayoboye igihugu mutabubaha, mudashaka babirukana, ntimubishake kugenda, mufite uburenganzira bwanyu aho ngaho muri iyo compound ya ambasade. Ariko mu mihanda ya Niamey uyu mu ambasaderi w'Abafaransa ni personne non grata. we n'aba diplomate bari kumwe nawe ni abantu bari muri Niamey badafite ibyangombwa kugira ngo batambuke, nuko habanza kuba imishyikirano hagati y'aba basirikari ndetse na leta y'Ubufaransa. So Macron urebye uburyo atangazamo ibi bintu n'uburyo abivugamo, uri kumureba uravuga ati se uyu mugabo koko azi ubwenge, ibintu ari kuvuga arabizi. Kuki udashaka kudegaja ngo uve mu gihugu cy'abandi, ukaba uri kurira nk'uruhinja? Abadiplomate bawe bari gukururwa nk'abantu b'abajura, abajura bamwe biba mu isoko, ko aba ni abajura bibira igihugu, batumwe n'igihugu, biba biyubashye, ariko bagiye kuba nk'abajura noneho bamwe biba ubunyobwa cyangwa se biba telefone ku mihanda. Kubera ko nta mudiplomate ushobora gusohoka muri ambasade ngo ajye kuri supermarket, ibyo ntibishoboka. So Macron rero ibyo ngibyo urimo byo kuvuga ngo ntabwo wemera ngo leta ngo y'abasirikari bagiye kumara amezi angahe ku butegetsi, bagiye kumara amezi agera muri 5. None se ubwo ngubwo uzakora iki ko ari bo bagiye kuyobora Niger? Turimo kubibona banagize n'ubumwe hagati y'ibi bihugu bitatu, Mali, Burkina Faso na Niger, basinyanye amasezerano y'ubufatanye muri byose. Ni ukuvuga ngo nta ntambwe yo gusubira inyuma aba basirikari bateganya. So wowe ibyo ngibyo byose urimo guhindanya isura y'Ubufaransa, urimo kwerekana n'impamvu mwizirika hariya muri ibi bihugu bya Afurika, kubera ko murahiba. Ntabwo wakwizirika ahantu ngo bakubwire bati genda ntabwo tugushaka, ngo ariko ngo naje ngo kubafasha, ngo bababwira ati ubufasha bwawe ntabwo tubushaka, genda, ukanga kugenda. Nabonye ministre
minisitiri w'ububanyi n'amahanga nsigaye nkunda cyane, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Burkina Faso, ni umugabo nakunze cyane, n'uburyo asobanuramo ibi bintu. Mujye mumukurikira, uyu minisitiri ni umuntu w'umunyabwenge cyane kandi uvuga ibintu uko biri. We yavuze ati nimwumva amahanga arimo gusakuza ngo izina rya kanaka ngo niwe mwiza, mujye mumenya ko uwo muntu ari kuri misiyo. Niyo mpamvu Macron araryama akarota Bazoum yasubiye ku butegetsi, kubera ko Bazoum ari kuri misiyo y'Abafaransa. Niyo mpamvu bashaka kumvikanisha ko ari we ugomba kuba perezida, ko ari we watowe, ariko abaturage tubona ku mihanda baragaragaza ibindi, ku buryo Abafaransa ari igihugu gishaka imibanire myiza, cyakabaye cyumva icyo abaturage bavuga. Anyway, ibyo sinanabitindaho kubera ko abantu bose bamaze kumenya pozisiyo y'Abafaransa, si ngombwa ko tuyihuguranaho, iyo twese turayizi. Ahubwo icyo tugomba kuganiraho ni what next. Twarabibonye, Abanyamerika bimuye base yabo yabaga hafi ya Niamey, yabaga hafi y'ingi y'Abafaransa, barayimuye bayivana aha bayijyana ahantu kure cyane mu butayu bwa Agadez. Hari hasanzwe haba ibirindiro bya CIA, ni naho bajyanye n'ibi birindiro byabo by'amadrone yabo, byose babijyanye muri Agadez. Bivuga ngo muri Niamey na hafi ya Niamey Umufaransa ahasigaye wenyine. Ikindi kandi murabyibuka, aba bapuci bagikora coup d'etat, nta cyumweru na kimwe gishize Abanyamerika bo bahise bashyiraho ambasaderi wabo. Ubu ambasaderi w'Abanyamerika arakorana n'aba bapuci. So Abafaransa barisanga bari bonyine, bari kwisanga bari bonyine. Union Européenne ntabwo iri kumwe nabo, Abanyamerika ntabwo bari kumwe nabo, barimo barisaza imigeri ya yindi ya nyuma, ariko bagomba kugenda. Ni ibintu bimaze kumvikana ko Abafaransa bagomba kuva ahangaha muri Niger. Ni ibintu inevitable. We Macron komeza ubakriminalize, utangiye kubagira abakriminel. Biranavugwa ko urimo kohereza ibikoresho muri ibi bihugu bya ECOWAS, ugiye guteza intambara muri Afrika. Macron ugiye guteza intambara muri Afrika izitirirwa Ubufaransa. Nabo bakadre bawe nyine, abo bapolisi bawe washyize hano muri Afrika bari kuri mission. Bazoum we yavuyemo, ubu ngubu hasigaye abo ba Ouattara, hasigaye abo bagambanye nyine. Nabonye perezida wa Guinea, ariko bana yanjye Afrika ifite ibibazo mu gihe abagabo bataravaho. Afrika ifite ibibazo, kuko abagabo n'abagambanyi ku buryo bugaragara. So Sebastien Macron namubwira ati wabakriminaliza gute, wabagira gute? Aba bagabo n'abanyabwenge, nta Mufaransa urahohoterwa, n'abaturage bigaragambya. Ubona ko abasirikare ba Niger babaje kurinda Abafaransa, barinze icyo kigo cyanyu, barinda na ambasade yanyu, kugira ngo abaturage batarengera kubera amarangamutima. Kuko urwanga abaturage bafite, umuntu abaretse bakora ibintu Macron yagendera avuga ngo bahohoteye Umufaransa agatera. Usibye ko niyo watera uzahura n'ibyo wahuye nabyo muri Vietnam. Dieu bien fou, murahibuka Abafaransa, nubwo mwari mwarohereje abana ba Afrika benshi cyane, ariko biri mu izina ryanyu, nimwe mwatsinzwe. Dieu bien fou, ibyo bizababaho rero muri Niamey, muri Niger, hano muri Afrika, ku butaka bwa Afrika. Vietnam mwayivuyemo kubera ko mwari mwatsinzwe, mumaze kuhatakariza abasirikari benshi cyane. Benshi bafashwe, kuko Abanyavietnam bafashe 12,000 by'Abafaransa muri iyi ntambara ya Dieu bien fou, kubera umujinya w'ubugoma Abafaransa bari baramaze imyaka na gateke bakorera aho ngaho. Muri ibyo 12 byafashwe, havugwa ko hatashyemo 3 kubera umujinya Abanyavietnam bari bafite. Bo n'uyu mujenerali wabo bitaga bamwitaga nde, umujenerali w'Abanyavietnam. Anyway, nzamubabwira turimo kuganira. Ho Chi Minh. Ni ukuvuga ngo ibyababayeho Dieu bien fou nibyo bizababaho hano muri Afrika. Malgré ubwo budrone bwanyu, murabizi ibintu mwatanze muri Ukraine,
hari ibintu mwatanze muri Ukraine ngo na amanti-char ngo na amanti-helicopter ziriya Stinger mwatanze hara muri Ukraine muzazisanga muri Niger, muzazisanga muri Mali. Kuko abarusiya biriya byose bafata bazabihereza abaparteneri babo, uzajya uyigurutsa bayiturika uvuga uti noneho Afrika ibaye puissance. Muri ko byumva nibyo bintu bigiye kubaho. So Macron rero we usibye gusebera ahangaha muri Niger akomeje guseba mu rwego mpuzamahanga. Ubwo nabonye indi video ye avuga ati twageneye inkunga abanya Maroc, ariko Maroc yateye utwatsi inkunga yacu. Ni icyemezo twubashye, turacyemera kandi ntitwacyemera. Atangira none twatuntu twe tw'ubu Macron, atangira kuzanamo ibintu bya politiki. Ariko niba bagukatiye badashaka inkunga zawe ntukubera iki Macron? Kubera iki malgré tunahoze mbona nubwo mu bantu Maroc yatangaje, mu bihugu yatangaje birimo gutanga support, ahangaha muri Maroc irinze gutangazamo Israel, ariko Israel irahari mu bari gutanga support. Kuko mu bantu barimo gufasha abantu hagaragayemo abambaye imyenda iriho amadarapo ya Israel, kandi nta bandi bantu baza bambaye amadarapo ya Israel kandi atari Israel. So Maroc irimo gufata inkunga y'abanya-Israel nubwo itabitangaza mu bihugu birimo gufasha, birimo kuyifasha muri ibi bihe bikomeye by'ibiza irimo, ariko yanze inkunga y'Abafaransa. Aba Bafaransa nabo kugira ngo bateze Maroc abaturage, icyo ngicyo nicyo Macron yakoze. Nko kubwira abaturage ati twe twari tugiye kubazanira ibintu none leta yanyu yabyanze yabiteye ishoti. Ariko impamvu ni iyihe? Aba Bafaransa ntabwo bashobora kuza kugufasha nta kintu bari bukuremo. Abafaransa buriya mujye mubatandukanya n'ibindi bihugu, ntabwo bagenzwa na kamwe. Nuvuga ngo bashobora kuza ngo baje gufasha abafite ibiza, ariko hari abandi bari gukora ibindi bintu utamenya ibyo ari byo. Niyo mpamvu nyamukuru yatumye Maroc yanga inkunga y'Abafaransa, nuko barimo kwijandika muri ibi bintu bashaka kubibyaza izindi nyungu za politike cyangwa se ubundi bujura utamenya. Gusa ni ikintu gikomeje kugaragaza isura mbi y'Abafaransa ahangaha muri Afrika. Ukanibaza ukavuga uti kuki muza gutanga inkunga muri abambere hano muri Maroc, igihugu mwasenye, mwiciye umuyobozi, mwishe Gaddafi. Uyu munsi Libya hamaze gupfa abantu bagera mu bihumbi hafi 20. Ni ukuvuga ngo ibi bintu biri gukomeza kuba bibi kubera ko Libya nta buyobozi, Libya nta leta ifite. Aba Bafaransa bishe umuyobozi bakica leta ya Libya, bakarimbura Libya, ngo ni Libya ba Libya, bakarimbura Libya ku rwego bayirimbuyeho. Ni ikintu aba Bafaransa bakabaye bavuga bati ni twebwe turi ku ruhembe rwa mbere ku bantu bagomba gufasha abaturage ba Libya, ariko ntago turi kubibona. Ahubwo murimo kujya muri za bras de fer na Maroc. Abantu barababaye hano muri Libya, nimwe mwayisenye, nimwe mwishe Gaddafi, nimwe mwishe ubuyobozi bwa Libya, nimwe mugejeje Libya aho iri uyu munsi. Mwakagombye kuba rero muri no mu bimbere barimo gufasha Libya kuva mu bibazo irimo, aho kuza gutabara abaturage. Muri mu biki? Bamwe ngo muri kuri side ya Haftar, abandi ngo muri kuri side ngo ya leta y'i Tripoli, kubigira ngo mumenye ngo ninde muzadiringana nawe ngo kubijyanye n'ibitoro. Nicyo kibababaje. Umuturage nta kintu avuze, umuturage nta kintu avuze, kubera ko mwebwe mw'Abafaransa mwe uyu munsi mwagombye kuba mwebwe n'Abanyamerika n'Abongereza n'Abanyaturukiya mwafatanyije gusenya iki gihugu, mushyiraho amafaranga menshi cyane yo gufasha umuturage wa Libya. None ahubwo namwe nyuma yo kwica Gaddafi ntago mwumvikana kubigomba gukurikiraho, kuko bamwe niba bari kwa Haftar, abandi bari kuri leta ya Tripoli. Even muri hano muri Libya buri ikintu gitangaje, ntago Abanyamerika n'Abafaransa bari kuri side imwe. Usanga Abanyamerika bari kuri side ya Tripoli, Abafaransa bari kwiba igitoro bafatanyije na General Haftar, kuko ari ufite ibirombe bya hano muri Sirte na hehe, niho barimo gutangira biba ibitoro. So ni ukuvuga ngo birababaje cyane, ariko uburyo bigenda bihindukamo n'uburyo Abanyafrika bagenda bahumukamo, Abafaransa barushijeho kugenda bagaragara. Twarabibonye, mwagerageje gukora coup d'etat muri Burkina Faso,
kudeta yari yateguwe n'abakaporari n'abasagenti rwose iraferinga. Iyo kudeta iraferinga, ariko ntiwavuga ngo bari abasirikari bari babyikoresheje. Ni ukuboko kw'abafaransa kurimo hariya gushaka kudistabinga iyi revolution irimo gukorwa muri Afrika. Ngewe numva umufaransa umugize umuhaye nk'imbaraga nk'iz'abanyamerika. Uyu munsi Traoré, Doumbia n'uyu nguyu Tiani wo muri Niger bashoboraga kuba babadeklara nk'ibyihebe bya mbere ku isi yose igomba gushakisha, ariko izo mbaraga ntazo bafite. Twarabibonye mwibye kudeta muri Gabo kugira ngo mukureho Bongo, kuko Bongo yararimo kwinjira muri anglophone, yarafite ibintu byinshi arimo kugenda yambura abafaransa buriya Bongo. Nubwo utavuga ngo ni mu nyungu z'abaturage kuko ntitubizi, ariko hari ibintu byinshi Bongo yarimo kugenda kura ku ruhande rw'abafaransa, nko kwinjiza iki gihugu cy'abafaransa muri za Commonwealth. Mwarabibonye na speech yayikoze mu Cyongereza. Aba bafaransa rero bari bafite inyungu mu gutegura kudeta ahangaha kugira ngo abanyafrika bagendere mu kigare cyo kuvuga ngo ni ya revolution ikomeje, noneho bigarurire Gabo igume mu maboko yabo. Ariko ibyo ngibyo abanyafrika bamaze kubibona. Ubu ikintu bari gusaba uyu mujenerali uriho muri Gabo, barimo kumusaba ati sasa ba maître bamaze kugukoresha, wagezeho ubutegetsi, wabugezeho, kora ikiri cyo rero, kora ikiri cyo. Bitari ibyo ntabwo bizatinda, abaturage ntibazatinda kukuva inyuma, kubera ko nibigaragara ko nawe gahunda yawe ari nk'iya Bongo, nta nyungu y'umuturage, abafaransa bakomeje kwisahurira uko bashaka, ibyo bintu bizatuma abaturage bahita bahindukirana ubutegetsi bwawe. So aba bafaransa niba aribo bagukiniye game ukabugeze ku butegetsi, ukabugeze ku butegetsi uyu munsi, kora ikiri cyo, kora ikiri cyo, ntacyo bazagutwara. Uzabona support y'abaturage, uzabona support y'abanyaburkina Faso, uzabona support ya Waka Waka, uzabona support y'abantu benshi cyane muri Afrika. Igihe cyose uzaba uhisemo gukora ikiri cyo, ukavuga uti aba maître mbateye umugongo. Nicyo kimwe rega n'aba basaza abangaba ba Ouattara, ba Ouattara, ba Idriss, abangaba uyu ninde wo muri Senegal, uyu nguyu Macky Sall, buriya nabo bashobora guhita batera umugongo. Ubonye ubu ngubu ni wo munsi ushobora gutera bari abantu umugongo, ukavuga uti batwibiraga hanaha, noneho nanjye mbateye umugongo, reka nifatanye n'abaturage dutangira intambara yo kwigarurira ibyacu. Icyo ngicyo hari umusaza umwe ugikoze muri aba ngaba bakiri mu maboko y'abafaransa, yabakoze ikintu cyiza kandi yabadufashije gusobanukirwa. Rero nababwira ngo Afrika izabohoka, mw'abafaransa mwe. Ibyo muzakora byose muri iyi Afrika bizajya bitinda ariko bibagaruke. N'umuntu wese uzajya ujya kuri side y'aba bafaransa muri Afrika azajya atsindwa. Ntarimo ndaganira n'umuntu turimo turaganira kuri Mobutu buriya iyo atishinga gahunda z'abafaransa n'uyu munsi, nubwo wenda yari kuba yari yarishwe n'uburwayi, ariko yashoboraga kuba akiri ku butegetsi muri Zaire yiwe. Mobutu kugira ngo aveho nuko yinjiye muri gahunda z'abafaransa zo kugira ngo bongere bifatanye na leta yari ikoze genocide mu Rwanda, kugira ngo bongere bagaruke mu Rwanda barwana, bakomeze genocide. Ibyo Mobutu yemera kubifashamo abafaransa, bahise batangira guhereza intwaro abarwanyaga leta. Ubwo icyo gihe byabaye ngombwa ko u Rwanda n'ibindi bihugu bitari bifite umutekano muri iryo hungabana ry'umutekano rya buri kanya, Ubugande, Burundi, byose byambuka bigahindura ubutegetsi bwa Mobutu. Ariko azize iki? Azize abafaransa. So n'uyu nguyu wo muri Gabo, ni igihe cyo gutekereza neza ukavuga uti ngomba kwitandukanya n'abafaransa, sino bizagukoraho ibyo bintu, ntago bizaramba. Iyi ni Waka Waka podcast rero, mukomeze mugire amahoro y'Imana.